aba Bible ikaze kuri mwese. Twese turasenga. Gusa tugasenga Imana, tukayibwira ibibazo byacu, tukayishimira ukuntu yaturinze, ukuntu yafashije abantu bacu, niba turwaye tukayisaba kudufasha kwihangana cyangwa se kudukiza indwara dufite. Hari n'igihe uri umushomeri ugasenga usaba akazi. Ibyo byose ni ibintu dusenga dusaba Imana, ariko tukanayishimira kuba yaraduhaye umuryango mwiza, ibintu byose bimeze neza, yaradufashije kurangiza amashuri ndetse n'ibindi. Aba Bible, ibyo byose ni ibintu dukora binyuze mu isengesho. None isengesho ni iki? Isengesho ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana, yaba asaba yaba ashimira, ariko ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana. By'umwihariko ni wowe uri kuvuga. Niba uri gushimira, niba uri gusaba, Imana rwose ibiguteze amatwi. Icyo kiganiro ugirana n'Imana, ugira ibyo uyibwira, nicyo cyitwa isengesho. Hanyuma rero, isengesho abantu baryibazaho byinshi. None se isengesho rikoreshwa rite? Tugomba gusenga gute? Twakora iki ngo Imana yumve amasengesho yacu? Ibyo ni bimwe mu bintu abantu bibaza ku bijyanye n'isengesho. Icyo rero nicyo tugiye kureba uyu munsi. Tugiye kureba ukuntu isengesho ari impano ihebuje. Icyo tugiye kuganiraho ni iki? Impano ihebuje isengesho. Ibyo byose nari maze kuvuga, turaza kubigarukaho. Turaza no kureba ukuntu Imana isubiza amasengesho yacu. Ubundi hari ikintu gishobora kuza kugutangaza. Zarambura muri Zaburi 15:15. Ngo nimwe mwahawe umugisha na Yehova, umuremyi w'ijuru n'isi. Ukizirikana ibyo tubonyeho, reba muri Yesaya 40:15. Ngo dore amahanga ameze nk'igitonyanga cy'amazi mu ndobo, kandi ahwanye n'umukungugu wafashe ku munzani. Dore azamura ibirwa akabitumura nk'ivumbi. Reka duhere kuri uyu murongo muri Yesaya. Mwabonye ko amahanga ameze nk'igitonyanga cy'amazi mu ndobo? Buriya hari ikintu cyahindura ku buremere bw'indobo? Oya. Ngo kandi ahwanye ngo n'umukungugu wafashe ku munzani. Uriya mukungugu ndakubwiza ukuri ko wafashe ku munzani, iyo bagiye gupima ntabwo uvuga ngo mubanze mukuri ku mukungugu, kuko uzi ko nta kintu wahindura ku biro bari buguhe. Ngo kandi Imana izamura ibirwa ikabitumura nk'ivumbi. Uri kumva niba Imana ibona ityo isi, utekereza ko wowe muntu ikubona ite? Uriya isi uyigereranyije n'isanzure ni nto cyane, ni nto cyane. Iyo rero Yehova Imana areba isi, abona amahanga yose ameze nk'icyo gitonyanga cy'amazi twari turimo turabona kiri mu ndobo. Noneho twebwe ayiwe, niba tubona ntabwo mbizi, ariko nanone uzirikana ikintu twabonye muri Zaburi twahereyeho 115:15. Imana nubwo turi bato cyane ishobora kuduha umugisha. Icyo kintu kizirikane. Niyo mpamvu ingingo turi kuganiraho ivuga ngo impano ihebuje y'isengesho ni impano, ko ubundi ntabwo turi abantu bakwiriye icyo gikundiro cyo gusenga Imana. Muri Zaburi 145:18-19 haravuga ngo Yehova aba hafi y'abamwambaza bose, aba hafi y'abamwambaza mu kuri bose. Aka kantu kanote turaza kukagarukaho. Aba hafi y'abamwambaza mu kuri bose. Azahaza ibyifuzo by'abamutinya, kandi azumva ijwi ryo gutabaza kwabo maze abakize. Nubwo rwose tutabikwiriye, nubwo rwose tugereranyije turi
utuntu duto cyane, turi abantu bato cyane, ariko Yehova Imana aba hafi y'abamwambaza mu kuri bose. Iyo tumwambaje aba hafi yacu kandi azahaza ibyifuzo byacu, azumva ijwi ryo gutabaza kwacu maze adukize. Muri kumva atari imigisha dufite? Niyo mpamvu rwose isengesho ni impano ihebuje. Yehova niko Imana yitwa, akaba ari nayo muremyi wacu ushobora byose. Ashaka ko tumwegera akadutega amatwi mu masengesho tumutura. Iyo mpano yahawe bande? N'abapasiteri, ni ba bishopu se, ni ba sheze? Oya, bashobora guhagararira abandi mu gusenga, ariko impano ihebuje y'isengesho Yehova Imana yayihaye buri wese muri twe. Wowe mu Bible uri hano na mugenzi wawe, twese dufite impano y'isengesho. Buri wese ashobora gusenga Imana. Iyo rero dusenze iyo Mana mu buryo yemera, icyo kintu ninkivuga bamwe dushobora kutaza kucyumvikanaho, ariko biragusaba kuba warabanje kureba video zabanjirije. Twabiganiriyeho, nidusenga Imana mu buryo yemera, bizatuma yumva amasengesho yacu. Ariko ntugire ikibazo, hano turaza kubigarukaho gatoya. Gusa ikintu kijyanye n'isengesho turaza kukigarukaho. Niba ushaka kumva usimbagurika ugenda hirya no hino, bireke, uzafata umwanya wumve neza, kuko ibi ni ibintu bijya, urabona ukuntu umwana akura. Ariko banza nkoresheje urugero rukomeye, ariko nibyo, ukuntu umwana akura nta etape ajya asimbuka. Iyo ayisimbutse retour d'âge, mujya mwumva bayivuga. Utaza rero nawe gukorera retour d'âge kuri iyi video. Biragusaba kumva witonze, ugafata umwanya wawe, ugakurikira neza, ugatega amatwi. Twiga twageraga muri primaire twarize kugera nko mu wa gatanu, hari ngira ngo niba ntibeshye, algebra baziga mu kangahe? Si mu wa gatandatu? Mu wa gatandatu. Rero kugera mu wa gatanu, iyo bakubwiraga ngo 1000 gukuramo 2000, wahitaga wandika impossible, ntabwo bishoboka. Nyine twumvaga ko bidashoboka, ariko tugeze mu wa gatandatu twabonye ko 2000 gukuramo 2000 burya bishoboka. Usigarana minus 1000. Ariko umwana utaragera mu wa gatandatu waba umuhohoteye mu bw'ibyo bintu. Nyine twari tutarabyiga. Rero kugira ngo uze kumva neza ibi bintu, biragusaba kuza kwicara, biragusaba kuba hari izindi video wabonye imbere y'iyi tutaza kujya tuvuga Yehova ukavuga uti Yehova ni uwahehe, n'uwahagana hatuye ninde? Aha waba wahageze ute? Waje kwiga mu wa gatandatu utarize mu wa mbere gute? Genda uhere mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, ubone kujya mu wa gatandatu. Nawe rero hari amavideo ugomba kuba warabanje kureba, ariko ntacyo, wenda niba wageze aha kurikira, bidasobanukiwe uzasubira inyuma kubireba. Nituza kuvuga Yehova ni Imana, ni izina ry'Imana, ibyo ntabwo turi buze kubijyaho impaka hano kuko twarabirebye mu buryo buhagije. Rero niyo mpamvu ugomba kwicara ugatega amatwi witonze. Niba ufite n'akabibiliya hafi, ukajya ukarambura tukagendana. Abantu baha bitwa Bible kubera ko dufata Bible tukayihuza n'ubuzima bwacu. Dufata amahame arimo ashobora kutugirira akamaro tukayishyira mu buzima bwacu, tukareba ko ubuzima bwarushaho kuturyohera. Nicyo twikorera, niyo mpamvu twitwa aba Bible hano. Aba Bible kabisa, n'uyu muryango abantu bawurimo bitwa aba Bible. Reka rero duhite dukomeza turebe ibijyanye n'isengesho, ukuntu ari impano ihebuje twahawe n'Imana. Muze kumbabarira dukoresha uru rugero. Telefone turazitunze twese, sibyo? Nushaka kuba ufite itushe, ibyo nta kibazo. Nushaka kuba ufite agatushe pfa kuba ari telefone ihamagara gusa, pfa kuba ari telefone ihamagara.
iyo telefone utunze hari nimero igihamagara. Niba ushaka kanaka uramuhamagara, niba ushaka Brian, niba ushaka John, niba ushaka Blaise urabahamagara kubera ko ufite nimero zabo, nabo nibagushaka barakuvugisha. Icyakora Blaise nadashaka kumuhamagaza iyo nimero yawe arakubloka, nawe nudashaka ko guhamagara uramubloka. Reka urwo rugero turujyanishe n'isengesho. Buri wese uko afite telefone, uko ashobora kuvugira kuri telefone, uko ashobora kuyitunga, ni nako isengesho rimeze. Buri wese afite access uburenganzira bwo gusenga. Buri wese arabufite nk'uko buri wese afite telefone mu baraha. Noneho hari nimero nyinshi dushobora guhamagara. Uti ibyo ni ibiki? Buriya ntabwo Imana yaturemye, ntabwo ariyo dushobora gusenga gusa, dushobora gusenga n'ibindi bintu. Umuntu ashobora gusenga amafaranga, umuntu ashobora gusenga umuntu mugenzi we, umuntu ashobora gusenga ikindi kintu. Ibyo ni ibintu bisanzwe dusanzwe tubizi. Rero iyo telefone dufite cyangwa se ubwo burenganzira bwo gusenga dufite, nk'uko telefone yawe ishobora guhamagara abantu batandukanye, ni nako natwe dushobora gusenga ibintu bitandukanye cyangwa abantu batandukanye. Icyakora buri wese mu bashobora gusengwa afite iki? Afite nimero ye. Reka nimero ye tuyigereranye n'uburyo umuntu ashobora kubonamo uwo ashaka gusenga. Niba ushaka gusenga igihangange runaka, ufite ukuntu ushobora kugisenga, gifite uburyo bwacyo umuntu aba ashobora kugisengamo. Niba ushaka gusenga amafaranga, buriya amafaranga iyo uyashyira mu mwanya wa mbere kuruta ibindi bintu byose, buriya aba ari Imana yawe. Ni ikintu cyose ushyira mu mwanya wa mbere kuruta ibindi bintu byose, burya nicyo usenga. Ibyo byose biba bifite ukuntu biba bishobora gusengwa. Reka tubigereranye na nimero zabyo za telefone. Imana nayo buriya ifite ukuntu ugomba kuyisenga. Niyo mpamvu turi buze kubigarukaho gato. Imana ifite nimero yayo, iyo uyobye kwisha ubwo uba ugiye. Nk'uko nimero zawe nshobora kwibeshya mu mubare umwe nkaba ndanyereye ngiye ahandi, ni nako n'Imana bimeze. Ifite ibyo twakwita nka code cyangwa se nimero zayo za telefone, uba ushobora kuyisengaho uyigira. Buriya abantu bose basenga ntabwo baba basenga Imana, baba bafite ibindi bintu. Imana ni nyinshi, Bibiliya irabivuga. Ugenda ushaka umurongo uvuga ibyo bintu nawe urawubona urenze umwe. Ni mu Bakorinto, hari aba mbere hari n'aba kabiri, nawe ugenda ushakisha, nta kibazo, nta kintu bitwaye. Rero urwo rugero turaza gukomeza kugenda turwifashisha, ruraza kudufasha kumva nubwo impano y'isengesho tuyifite, ariko nanone burya kuyikoresha neza ni ikindi. Reka duhere rero ku cyambere, kuki tugomba gusenga Imana yitwa Yehova. Ubundi Imana ubwayo irashaka ko tuyisenga cyangwa se tuyihamagara tukayivugisha. Nambura mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 na 7 urebe impamvu tuvuze gutyo. Ntihakagire ikintu icyo ari cyo cyose kibahangayikisha, ahubwo muri byose binyuze ku masengesho no kwinginga no gushimira, mujye mureka ibyo musaba bimenywe n'Imana. Kandi amahoro y'Imana asumba cyane ibitekerezo byose azarinda imitima yanyu n'ubushobozi bwanyu bwo kwiyumvisha ibintu binyuze kuri Kristo Yesu. Wumvise? Ntihakagire ikintu icyo ari cyo cyose kibahangayikisha, ahubwo muri byose binyuze ku masengesho no kwinginga no gushimira, mujye mureka ibyo musaba bimenywe n'Imana. Imana iratubwiye iti ntimugahangayike, irakubwiye iti ntugahangayike. Wow! Uri kumva ko Imana ishaka kudahangayika, ko ahubwo yibwira ibyo ukeneye mu masengesho no kwinginga no gushimira.
Imana rero yifuza ko utahangayika ahubwo wayibwira ibyo byakaguhangayikishije. Rero Imana yifuza ko tuyisenga. Wibuke iyi Mana turi kuvuga ni Imana yitwa Yehova, ikaba umutegetsi w'isanzure ry'ikirere. Ureba amahanga nk'ivumbi riri ku munzani. Iryo vumbi nta kintu ryahindura. N'Imana ibona ko amahanga rwose ameze nk'igitonyanga kiri mu ndobo, ariko akwitaho cyane ku buryo ashaka kumubwira uko wiyumva n'ibibazo byawe. Niba Imana yifuza ko rero tuyisenga tukayibwira uko twiyumva, rwose nta mpamvu n'imwe yatuma tutayisenga. Buriya isengesho ridufasha kugirana ubucuti n'Imana yitwa Yehova. Kubera iki? Buriya ubwira umuntu uko wiyumva n'uko umeze n'uko uhangayitse, mugenda murushaho kwegerana, mukaba close, mukagirana ubucuti bwihariye. Iyo inshuti ziganira buri gihe zibwirana ibyo zitekereza, bizihangayikishije n'ibyiyumvo byazo, ubucuti bwazo burushaho gukomera. Gusenga Imana nabyo niko bimeze. Imana tuganira gute? Buriya iyo turi gusoma Bibiliya niyo iri kutubwira ibyitekerezo, sibyo? Ibyiyumvo byayo n'ikizakora mu gihe kizaza. Buriya iyo uri gusoma Bibiliya uri kuyitega amatwi, hanyuma nawe wibwira uko wiyumva mu isengesho ritura. Hasigaye mugakomeza kujya mukomunikana gutyo, ikubwira binyuze kuri Bibiliya, nawe ukayibwira binyuze mu isengesho. Muri Yakobo igice cya 8 haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegerane, mukarabe ibiganza mu banyabyaha mwe, kandi mweze imitima yanyu mw'abantu b'imitima ibimba. Iyo wegereye Imana nayo irakwegera binyuze mu isengesho, nawe ikakubwira binyuze mu gutega amatwi usoma Bibiliya. Ubwo rero iyi ni impamvu ya mbere igomba gutuma twegera Imana cyangwa se tuyisenga, nuko irabyifuza yo ubwayo, ariko nanone kuyegera bituma tugirana ubucuti bwihariye. Ni ukuvuga ngo umuntu usenga Imana cyane bitari ibyo buryarya, agirana nayo ubucuti bwihariye, sibyo? Ngaho rero nimureka turebe twakora iki noneho, ko gusenga ari kimwe no gutegwa amatwi ari ikindi. Twakora iki ngo Imana yumve amasengesho yacu idutega amatwi? Ese ababibuli turi kumwe? Ubundi buri Imana yumva amasengesho yose. Buri wese usenze iramwumva. Igisubizo rero ni oya rwose. Cyo bakita igisubizo cyahuranyije. Ntabwo Imana yumva amasengesho yose, ntihazagira umuntu kubikubeshya ibyo ngibyo. Reka da. Dore muri Yesaya igice cya 1:15 harambure ndagutegereza uhagere, kugira ngo utazagira ibindi bitwaza. Imana niba yumva amasengesho yose, turebe ibyayo. Iyo Yesaya igice cya 1:15. Twizere ko hageze. Ko iyo muntegeye ibiganza mbima amaso, nubwo muvuga amasengesho menshi sinyumva, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Wabyumvise ko Imana itumva amasengesho yose? Yari yaranze kumva abo bantu kuko ibiganza byabo byari byuzuye amaraso. Iyo utarebye neza ibintu ukora, bishobora kugutandukanya n'Imana ntiyumva amasengesho yawe. Ibiganza byawe, ibyo ukora, bigira ingaruka ku kuba Imana yakumva cyangwa ntikumve, kandi ibi bintu rwose bishyize mu gaciro. Reka tugaruke kuri ya telefone. Iyo ukora ibintu bibi, hari abantu bahitamo kukuburoka, wanabahamagara ntibakwitabe, kubera ko usigaye ufite imico mibi, kubera ko usigaye wirundumurira mu bintu batazi. Umuntu akabona ni wowe uri ku mbuga nkoranyambaga wasinze, ni wowe uri gutukana. Umuntu agahita avuga ati uyu muntu bintera isoni kuba nziranye nawe. Imana nayo bitera isoni kuba iziranye nawe
iyo ukora ibikorwa bibi. Nk'uko umuntu ahita avuga ati ndamuburotse, nakoresha indi nimero nkumva niwe, nzahita mukupa, cyangwa se najya mpamagara sinzamwita. Nuko Imana nayo ibigenza. Ushobora guhamagara n'ibyo, ntawakubuza gusenga buriya ufite umunwa. Ninde wakubuza kuvuga se usenga? Ninde se wakubuza gupfukama gusenga? Ninde se wakubuza? Ntawabikubuza ibyo. Ariko kimwe nuko ntawakubuza guhamagara kuri telefone yawe, ariko uhamagara nagufata cyangwa ntagufata. Imana nayo hari igihe ibona rwose isengesho yawe cyangwa koru yawe igufate, cyangwa se ikanakuburuka, ukajya wumva amasengesho ntarenga purafo. Ibyo nabyo ngo hari abantu bijya bibaho, agasenga umutima nama ukamubwira ati shaka isengesho ryawe ntirirenze hano kabisa. Hari abantu ngo bameze gutyo. Imana nayo ifite ibiganza byanduriye, ntabwo yumva amasengesho yawe. Ubu icyo wakora ni iki? Ni ukugira ibikorwa bijyanye n'ibyo Imana ishaka, nibwo Imana izumva amasengesho yawe. Ibijyanye n'ibyo Imana ishaka ngira ngo ubu ubizi, rega umutimanama wawe waremanywe nawe ukubwira ko ikintu ari kibi cyangwa ari cyiza. Ibyo nta nubwo rero ngombwa ko abantu babikwigisha. Icyakora hano muri uyu muryango ibyo tuzajya tugenda tubyiga kenshi. Niba ushaka ko nanone Imana ikumva, hari ikindi kintu ukwiriye gukora. Matayo igice cya 11:24. Niyo mpamvu babwiye nti ibintu byose musabye mu isengesho mujye mwizera ko mwamaze no kubibona rwose, kandi muzabihabwa. Nugaragaza ko wizera Imana, apana mu magambo, mu mutima wawe, wireba mu mutima, ni ukuri izaguha ibyo wasabye. Ariko nugenda ufite ingingimira ushidikanya, nta n'ibyo uzabona. Ariko burya ntabyo uzabona rwose. Ugomba kugira ukwizera, ukizera ko Imana, uyu murongo wavuze ngo ahubwo mujye mwizera ko mwamaze no kubibona rwose. Ujya wizera nk'aho byarangiye. Icyo gihe Imana izumva amasengesho yawe. Pawulo yarabivuze neza mu Baheburayo igice cya 11:6. Yaravuze ati umuntu udafite ukwizera ntashobora kwishimisha, kuko uwegera Imana agomba kwemera ko iriho kandi ko igororera abayishakana umwete. Kuko iyo ugiye gusaba umuntu ikintu ukagaragaza ko umwizeye akigukorera, ariko iyo ugaragaje ko utamwizeye akakwihorera nawe, ni nako ku Mana bigenda. Niba udafite ukwizera ntukiri gusenga. Niba ushaka ko igusubiza ikumva amasengesho yawe, ugira ukwizera. Ariko nanone ntabwo kwizera guhagije gusa. Rambura muri Yakobo igice cya 26. Kuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kutagira umwuka uba gupfuye. Uba ugomba kugaragaza ko ufite ukwizera, wumvira Imana buri gihe. Buriya iyo wumvira Imana buri gihe, kumvira amategeko yayo, ni ukuri uba ugaragaza ko ufite ukwizera. Birasubira hejuru kuri bya bikorwa bigomba kujyana n'amasengesho yawe. Iyo wumvira Imana ugaragaza ko uyizera, icyo gihe rero Imana izumva amasengesho yawe rwose. Ikindi kintu wakora kugira ngo Imana yumve amasengesho yawe, ni icyo ukora iyo ugiye kuvugana n'umuyobozi ukomeye. Tuvuge ko ugiye kubonana n'umwami, perezida, icyo gihe ubavugisha ububashye, sibyo? Rero nujya usenga Yehova, jya umwubaha kandi wicishe bugufi. Ni Imana ishobora byose mon cher, ibyo jya ubizirikana. Jya umwubaha cyane kandi wicishe bugufi mu gihe umuvugisha. Mu ntangiriro igice cya 17:1, igihe Aburahamu yari afite imyaka 99, Yehova yaramubonekeye aramubwira ati ndi Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi ubindakemwa. Jya wubaha umuremyi wawe kuko ari Imana ishobora byose. Ibyo ntukabyirengagize. Ako kandi ujye ukazirikana, kuba yaraguhaye amahirwe yo kumuvugisha, ntibikakwibagiza ko ari umunyacyubahiro.
ndavuga Yehova. Zaburi 138:6. Yehova ari hejuru nyamara areba uworoheje, ariko uwishyira hejuru amumenyera kure. Ntukiyemere, ntukaze wireze, wareze agatuza imbere ya Yehova, jya uca bugufi. Yehova yaguhaye igikundiro cyo kuvugana nawe, ariko ni amahirwe yaguhaye wangu, ntabwo wari ubikwiriye. Ntibikakwibagize ko ari Imana ishobora byose. Hari ikindi kintu tugomba kwirinda mu gihe dusenga. Usibye kubaha Imana, n'iki kintu nacyo tujye tukirinda. Kubera iki? Matayo igice cya 6:7-8. Icyo kintu ni igiki? Kuki tugomba kukirinda? Mu gihe usenga, ntukavuga ibintu bimwe ugenda ubisubiramo nk'uko abantu b'isi babigenza, bibwira ko amagambo menshi bavuga azatuma bumva. Bityo rero ntukamere nkabo, kuko Imana ariyo so, ibizi ibyo mukeneye na mbere yuko mugira icyo muyisaba. Ntukazane ibintu by'uburyarya. Ugomba gusenga Imana nta buryarya. Niki kigaragaza ko umuntu adafite uburyarya? Abwira Imana ibimuri ku mutima, aho gusubiramo ibintu yaborotse gusa. Sibyo? Amagambo awufashe mu mutwe, biba bimeze nko kurangiza umuhango. Imana ntishaka uburyarya nk'ubwo, irashaka ko tuyibwira ibituri ku mutima, kandi ibintu twaborotse. Uyu munsi ukomeze birahura n'ejo koko. Kuki nsenga ibintu bimwe se? Uyu munsi narwaye, ejo nari muzima, ubwo urumva ayo masengesho ari buze kubaramba. Ejo nari mfite ibiryo bihagije, uyu munsi ntabwo mfite ibihagije. Ejo ubwo noneho ntanabibuze, kandi runda ndi ku mutwe ejo bundi. Ku cyumweru banyirukanye ku kazi. Ibyo bintu ntabwo ari bimwe. Tumubwire uko twiyumva. Tekereza nk'umubyeyi ahora azana umwana we imbere ye kugira ngo baganire, sibyo? Yarangiza umwana akajya mpora amubwira amagambo amwe, cyangwa se akazana agapapuro nsomeraho ibyo ari bumubwire. Mama ndagukunda, ye agahora amubwira ibyo bintu yafashe mu mutwe. Umubyeyi agera biramucanga. Si umwana wanjye yarwaye mu mutwe, byagenze bite? Iyo uhora usenga Imana ukoresheje amagambo amwe, ntabwo biba bikwiriye ibyo. Umeze nka wa mwana uza. Tekereza nawe, umuntu ahora aguhamagara akamera nk'uwashyizemo record, akubwira ibintu bimwe. Iyo telefone waza wakomeza kuyakira kugeza ryari? 1, 2, 3 icyumweru wenda wakwihangana, wabasha kwihangana. 2 se? Ntabwo ibyo bijya bikunda. Imana ntishobora kwakira telefone imeze nka recorder. Ntabwo ishobora kwandikira isengesho rimeze nka recorder. No. Ugomba kwakira amagambo atandukanye bitewe n'imimerere n'ibikuri ku mutima. Icyo ni ikindi kintu ukwiriye kuzirikana mu gihe usenga. Iyo dusenze Imana tuba tugomba gukora ibihuje n'ibyo twasabye. Urugero, iyo dusenze Yehova tumusaba kuduha ibyo dukenera buri munsi, tugomba no gukora umwete kandi tukemera akazi kose dushoboye gukora. Ntidushobora kuba abanebwe ngo twitege ko azajya duha ibintu byose ntacyo twakoze. Sibyo? Muri Matayo igice cya 6:11 urasenze ngo uyu munsi uduhe ibyo kurya by'uyu munsi. Nta mana igituruka mu ijuru uyu munsi, sibyo? Nta biryo bigituruka mu ijuru nko muri Isiraheli ya kera. Oya, ahubwo icyo uzakora ni iki? Muri Batesalonike ba kabiri igice cya 3:10, nusaba ibyo kurya uzabigenza ute? Mu by'ukuri nanone igihe twari iwanyu twabahaga iri tegeko ngo niba umuntu adashaka gukora no kurya ntakarye. Niba usabye icyo kurya, hita ukora ibihuje n'ibyo wasabye. Genda gushaka akazi ukore. Niba usenze Yehova umusaba kureka ikintu kibi nabwo wakoraga,
ugomba kwirinda imimerere yose yakugusha mu cyaha. Mana, ndinda kuba umusinzi. Warangiza ugakomeza kugendana n'abasinzi bana. Ubwo wumva uzareka kuba umusinzi? Ugasohokera mu kabyiniro ngo Imana jya undinda ubusambanyi n'ubusinzi. Kandi ugisohokera muri buwate. None ubwo uba wumva aho ngaho haba iki? Mana undinde impanuka. Warangiza ukambuka utarengesha haruguru no hepfo nk'uko wabitubwiraga kera. Ngo bana ngo rero nujya kwambuka urebe haruguru no hepfo ko nta modoka ubone kwambuka. Mana uze kundinda warangiza ukajya ugenda mu muhanda utaha. Mana uze kundinda impanuka warangiza ukajya mu modoka yawe utabanje kureba ko feri zikora n'amatara byose n'ibiki byose n'amazi arimo. Iyo usabye Imana ugomba gukora ibihuje n'isengesho wasabye. Makorosayi igice cya 3:5 ngo kubw'ibyo rero mwice ingingo z'imibiri yanyu zo ku isi ku birebana n'ubusambanyi, ibikorwa by'umwanda byari igitsina, ibyifuzo byangiza no kurarikira ari byo gusenga ibigirwamana. Iyo biza kuba atari ngombwa ko Imana iyo biza kuba ari ngombwa ko tureka ibintu bibi, sibyo? Bitewe n'isengesho, ntabwo Imana ibitubuza gukora ibi bintu, ntabwo ibidutegeka gukora kwica ingingo z'imibiri yacu zo ku isi. Isengesho ribikora gusa umuntu yazajya asenga automatically bigahita bikunda. Sibyo? Ibyo rero ni ibintu wakora kugira ngo Imana yumve amasengesho yawe. Wibuke ikintu twabonye. Wibuke ko Imana ntabwo yumva amasengesho yose. Ibiganza byawe niba byanduye ntabwo Imana izigera yumva amasengesho yawe. Nanone ugomba kwizera Imana kugira ngo yumve amasengesho yawe. Ugomba kuyisanga wicishije bugufi, usibye ko yaguhaye ubwo buryo bwo kuvugana nayo, ko ntibivuze ko umwanya wawe utakiriho uko ari Imana ishobora byose. Nanone ugomba gusenga uhuje n'ibyo wasabye. Sibyo? Niba ukeneye icyo kurya jya gushaka akazi. Niba ukeneye kureka ingeso runaka, irinde imimerere yatuma ugwa muri icyo cyaha cyangwa se muri iyo ngeso. Ibyo bizagufasha kugira gute? Bizagufasha gukora ibyo Imana ishaka, kandi Imana izumva amasengesho yawe. Tumaze kumva ibyo wakora ngo Imana yumve amasengesho yawe. Ariko se Ababibule, ni ibihe bibazo abantu bajya bibaza ku isengesho dushobora kwibaza bikadufasha kumva iki isengesho ari cyo mu by'ukuri? Ikibazo cya mbere bibaza, ninde twagombye gusenga? Matayo igice cya 6:9. Kubw'ibyo rero mujye musenga mutya muti, Data uri mu ijuru, izina ryawe niryezwe. Tugomba gusenga ninde? Ni Imana, Data wo mu ijuru. Niyo tugomba gusenga. Data uri mu ijuru niwe tugomba gusenga. Ni ukuvuga ngo nimero tugomba guhamagara cyangwa se uburyo tugomba guhamagara ni Data uri mu ijuru wabushyizeho n'isengesho. Icyakora muri Yohana igice cya 14:6 Yesu aramusubiza ati, nijye nzira n'ukuri n'ubuzima, nta muntu ujya kwa Data atanyuze. Ni ukuvuga ngo Yesu nawe ari mu isengesho. Niba wabyumvise neza, rwose wabyumvise neza. Ni ukuvuga ngo ya nimero yo guhamagara ni kode ebyiri, ni Data ndetse na Yesu. Ayo mazina reka tuyite kode, kuko tuyite nka nimero za telefone cyangwa kode, kubera ko nibyo bituma isengesho ribageraho. Reka tubigenze gutyo, sibyo? Bityo rero reka mbivuge gutyo nibyo biri buze kumvikana. Tugomba gusenga Yehova wenyine tubinyujije kuri Yesu. Gusenga tubinyujije kuri Yesu bisobanura iki? Bisobanura ko Yehova yemera amasengesho yacu iyo twubashye inshingano yihariye yahaye Yesu. Twize ko Yesu yaje kudukiza urupfu, ibyo twarabibonye.
nanone Yehova yaramutoranyije kuba umutambyi mukuru n'umucamanza, sibyo se nk'uko byanditse muri Yohana igice cya 5:22. rero nawe afite inshingano yihariye. Uwo ni we masengesho yose agomba gucaho, sibyo? Ni ukuvuga ngo kode cyangwa se nimero za telefone ni Yehova na Yesu. Impamvu tubyise kode cyangwa nimero za telefone ni uko iyo uri gusenga ugashyiramo izina Yehova, warangiza isengesho ukarisoza ubinyujije kuri Yesu, ni nk'aho uhamagaye ya nimero y'umuntu ushaka neza, nta mubare wibeshyemo. Kubera iki? Ni ukubera ko iyo uhamagaye Yehova mu isengesho ahita abyumva ko ari we uri guhamagara, kuko wavuze izina rye, wavuze izina rye, kandi ni we wari guhaye ngo ujye urikoresha kugira ngo amenye ko ari we ushaka umuhamagaye. Warangiza ukanyuza isengesho ryawe kuri Yesu Kristo, icyo gihe Yehova ahita akumvirima ko kuko iryo sengesho ari irye, kuko nimero yaguhaye niyo wahamagaye neza, nta mubare wibeshyemo. Kuko bigenda iyo ushaka umuntu runaka, nguko ukuntu bigenda. Icyo ni nacyo kibazo abantu bibaza ku bijyanye no gusenga, ninde twagombye gusenga. Nguko ukuntu igisubizo cyacyo kimeze. Tugomba gusenga Yehova wenyine tubinyujije kuri Yesu. Ikibazo cya kabiri ababibure, ese hari uburyo bwihariye tugomba kwifatamo mu gihe dusenga? Bamwe bashyira agahanga hasi, abandi bagapfukama, abandi bakicara, abandi bagahagarara. Abantu basenga muri stile zitandukanye, nawe ushobora kuba usenga mu buryo butandukanye. Ariko si bite? Bibiliya irabyigisha, iravuga iti mujye musenga mupfukamye, abandi mujye musenga. Oya, ntabwo ibyo Bibiliya ibyigisha mw'abantu, wapi kabisa. Yehova ntadusaba gusenga dupfukamye, twicaye cyangwa duhagaze. Bibiliya twigisha ko dushobora gusenga Yehova mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko bwiyubashye. Ibi bijyana n'iki? Bijyana n'ahantu uri, n'icyo ushaka kubwira Yehova Imana yawe. Reka tugaruke kuri rwa rugero rwa telefone. Telefone ufashe ugiye guhamagara, ushobora kuvugana n'umuntu wicaye, uhagaze, uryamye. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa n'icyo ugiye kuvuga n'uwo ari we. Icyo akora bigomba kuba byiyubashye. Kuri Yehova nawe bigomba kuba byiyubashye, waba upfukamye, waba uhagaze, waba ugiye. Hari n'abashobora gusenga bagenda bitewe, sibyo? Ugomba kubikora mu buryo bwiyubashye. Ese nk'umuntu wabaye paralyzed, utabasha kubyuka, uwo muntu uzamusaba gusenga apfukamye kandi ari paralyzed? Tuba tugomba gushyira mu gaciro, ariko tugakora ibintu byose mu buryo bwiyubashye. Reka dufate ingero nkeya. Hano turi ababibure, tuba tugomba gukura ibihamya byose muri Bibiliya kugira ngo turebe, tunafate umwanzuro kuri iki kintu. Mu Ngoma za Mbere igice cya 17:16 baravuga ngo, nyuma yaho umwami Dawidi arinjira yicara imbere ya Yehova, aravuga ati, Yehova Mana, nkanjye ndinde, kandi se inzu yanjye yo ni iki, kugira ngo ube wankoreye ibintu bingana bityo, kugira ngo ube warankoreye ibintu bingana bityo. Urumva Dawidi hano yarinjiye ngo yicara imbere ya Yehova, yaricaye. Noneho twagiye muri Nehemiya igice cya 8:6. Hanyuma Ezira asingiza Yehova Imana y'ukuri, Imana ikomeye. Abantu bose bikiriza bazamuye amaboko bati amen, amen, maze bikubita imbere ya Yehova bubamye. Kubama amasura bize ni ugupfukama ugasa n'ushyize agahanga hasi. Niba kagerayo ntabwo mbizi, ariko biba bimeze nka gutyo. Yehova nabo yabashyize muri Bibiliya, yarabyemeye kandi ibyo bakoze. Daniyeli igice cya 6:10 naho, ariko Daniyeli akimara kumenya ko iyo nyandiko yashyizweho umukono, yinjira mu nzu ye, kandi amadirishya y'icyumba cye cyo hejuru yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akajya asenga apfukamye 3 ku munsi, agasingiza Imana ye nk'uko yari asanzwe abigenza imbere yaho. Uyu noneho Daniyeli we yarapfukamye. Kandi aba bantu bose Imana yemeye amasengesho yabo. Muri iki gice cya 11:25,
ngo igihe muhagaze musenga mujye mubabarira umuntu wese icyo mwaba mupfa kugira ngo so wo mu ijuru nawe ababarira ibyaha byanyu. Aha noneho ni uguhagarara. Ababibure iyi mirongo yose iragaragaza ko nta buryo bwihariye bwo gusenga. Wowe ujye ubikora mu buryo wahisemo bitewe n'aho uri n'icyo ushaka kubwira Yehova, ariko bibe byiyubashye. Please, bibe ari ibintu byiyubashye. Reka nkigarukeho rwose, bibe ari ibintu byiyubashye kuko uri gusenga umuremyi w'ijuru n'isi. Yehova abona ko icy'ingenzi ari ukumusenga dufite imyifatire ikwiriye kandi dushyira mu bikorwa ibyo ashaka. Dushobora gusenga mu ijwi ryumvikana cyangwa se gucece, aho twaba turi hose n'igihe cyose. Nk'uko telefone uba ushobora guhamagara aho waba uri hose n'igihe icyo ari cyo cyose, ni nako isengesho naryo rimeze. Ushobora guhamagara Yehova aho waba uri hose n'igihe icyo ari cyo cyose. Ushobora kumubwira mu ijwi ryumvikana cyangwa gucece kubera ko areba no mu mutima. Niyo umuntu yasenga nta wundi muntu uri kumwumva, Yehova we azaba ari kutwumva. Muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 1 kugera 6 hagaragaza ukuntu Aritazerusi yari umwami wo mu gihe cya kera. Yabajije Nehemiya ngo kuki usuherewe kandi utarwaye? Ugomba kuba ufite ikigushengura umutima. Byumvise ngira ubwoba bwinshi. Nehemiya yarabyumvise ngira ubwoba bwinshi, sibyo? Hanyuma ikintu cyari kimuhangayikishije murakibona mu mirongo ikurikira. Ariko icyo dushaka kwibandaho ni iki? Umwami nawe aramubwira ati, bamaze kuvuga, none se urifuza iki? Ako kanya mpita nsenga Imana nyir'ijuru. Ni ukuvuga ngo Nehemiya yahise asenga bucece, ntabwo yigeze asakuza kuko n'umwami ntiyigeze amenya ko yasenze. Ubwo rero umuntu aba ashobora gusenga bucece kandi bikagenda neza, Imana ibishobora kukumva. Rero nta buryo bwihariye tugomba kwifata mu gihe dusenga, gusa bugomba kuba bwiyubashye. Waba uhagaze, waba ugenda, waba ugenda. Icyo nizere ko nacyo gishyizwe mu mucyo. Bibiliya pe Yehova yarakoze kubitwandikira, Imana yarakoze kubitwandikira kugira ngo tubashe kubona ibisubizo byose by'ibibazo twibaza. None se twasenga noneho dusaba iki? Ni ugusaba Range Rover, inzu y'umuturirwa, kuba abana bajya kwiga mu bigo byiza, umugore mwiza, kujya gutembera isi hirya no hino, kwiga muri kaminuza nziza. Urasaba iki? Umubibuli uri hano, urasaba iki? Urasaba iki? Ibyo nibyo tugiye kureba. Twasenga dusaba iki? Buriya dushobora gusaba ikintu cyose, ariko rambura muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 14. Twemerewe gusaba ikintu cyose, ariko ngo iki nicyo cyizere dufite imbere yayo, ni uko twumva iyo dusabye ikintu cyose gihuje n'ibyo ishaka. Aha rero niho abantu tubwira tukahababarira. Ni ugusenga dusaba ikintu cyose gihuje n'ibyo Imana ishaka. Bitabaye ibyo, shwe ngo nta kintu wibonera. Kigomba kuba gihuje n'ibyo Yehova ashaka, kuko iyo tubikoze aratwumva. Ariko se ko hari ibintu tuba dukeneye ku giti cyacu, ku kamodoka keza, inzu nziza, turabyemerewe ibyo gusaba ibintu dukeneye ku giti cyacu, nabyo turabyemerewe, sibyo? Umura rwose gusenga usaba Range Rover ntawe uzabikubuza, turabyemerewe pe. Ariko twagombye kuganira n'Imana yacu, cyangwa se gusenga Imana yacu Yehova nk'uko tuganira n'inshuti yacu magara. Tugomba kumubwira ibyo dutekereza n'ibiri mu mitima yacu, nk'uko byanditse muri Zaburi ya 62 umurongo w'8. Ngo mwa bantu mwe mujye muyiringira igihe cyose, mujye musuka imbere yayo ibiri mu mitima yanyu. Imana niyo buhungiro bwacu. Tugomba gusuka ibiri mu mitima yacu imbere y'Imana.
dushobora gusaba Imana kuduha ibyo dushaka. Icyakora hari n'ibintu biba ari iby'ingenzi kurusha ibindi. Urugero, muri iki gice cya 11 umurongo wa 13 hagaragaza ko Imana ishobora kuduha umwuka wayo wera kugira ngo dukore ibintu bikwiriye. Iyo Range Rover ushaka gusaba, ayo mashuri uwo mugore ushaka gusaba, cyangwa ibindi bintu ushaka gusaba nko gutembera no kugira amafaranga, nibyo. Ariko se Imana izabiguha uri umuntu udakwiriye, warigize isa rigoma, wiri guhungabanya abantu? Oya, ugomba gusaba umwuka wera ukagira imyitwarire ikwiriye kugira ngo noneho iyo migisha ushaka Imana izayiguhe uri umuntu ukwiriye. Ikibazo rero twe turabicurika, ntabwo tubanza gusaba ngo tube abantu bari tayari, tube abantu biteguye kwakira imigisha Imana isana. Cyane ko hari igihe Imana iguha umugisha uremereye umugongo wawe ugahita uvunika. Rero Imana ntishaka gukora ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu hari ibintu tuba tugomba kubanza gusaba mbere yo gusaba ibindi. Urabizi ko wananiranye, urabizi ko nta kigenda cyawe, urabizi ko uri umuhemu, urabizi ko nta, ariko warangiza ugasaba inzu nziza. Wabanje ugasaba ukaba umuntu mwiza, iyo nzu nziza ukazayibamo uri umuntu mwiza, sibyo? Nanone dushobora gusaba ko Yehova aduha ubwenge bwo gufata imyanzuro myiza, akaduha n'imbaraga zo guhangana n'ibibazo. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 aravuga ngo niba rero muri mwarubuze ubwenge, nakomeza gusaba Imana, kuko iyo bose ititangira itama tongeye inyuro kandi azabuhabwa. Akenshi tugerwaho n'ibintu bibi kubera ko twafashe imyanzuro mibi. Iyo dusabye Imana ubwenge irabuduha, tugafata imyanzuro myiza ishobora no kutugeza kuri ibyo bintu dushaka twifuza. Iyo ushaka kubaka inzu, ushobora gusanga imyanzuro ufata ku mushahara wawe n'amafaranga winjiza ari ituma utabona iyo nzu nziza. Iyo usabye Imana ubwenge ikabuguha, ubona ukuntu ukoresha ibyo ufite neza, noneho bikaba bishobora no kukugeza hahandi Imana itarinze gukora ibindi bitangaza. Ikibazo ni ukumenya ukuntu dusaba ibintu n'igihe tubisabira. Nanone ntukibagirwe gusaba Imana imbabazi z'ibyaha wakoze. Buriya ukomeje kugendana ubwiyemezi wumva kuri intungane, ugasaba Imana utazirikana ko uri umunyabyaha ngo ubanze ucote iby'ejo hashize, bigaragaza ko utari umuntu wicisha bugufi, bigaragaza ko wiyemera. Rero jya wibuka gusaba Imana imbabazi z'ibyaha byawe, sibyo? Noneho iby'ejo hashize cyangwa se iby'uyu munsi ubanze mubikureho, noneho mukomereze ku by'ejo. Nyuma yo kurangizanya na Yehova Imana yawe iby'uyu munsi, umushimira unamusaba aho wakosheje, ukiyemeza no kuhakosora, ugakomerezaho ku munsi w'ejo usaba ibyo usaba, sibyo? Imana iyo yarangije kukubabarira ihita ikubona nk'umuntu n'ubundi wongeye kuba umwere. Nanone dushobora gusabira abandi bantu, abafunze, sibyo? Abarenganyijwe, abari guhura n'inzara, ibiza, abari kubura ibintu byabo. Ibyo byose murabizi ko na Pawulo yigeze nawe yasabaga ko bamusengera, sibyo? Kandi amasengesho yacu agira imbaraga ku birebana n'ukuntu abandi bantu bagira bate babona ibisubizo by'amasengesho yabo. Noneho warangiza ukajya noneho wajya gusaba ibyo bintu. Muri kumva ibintu bihera hano bigenda. Iyo ubikurikiranyije neza, kimwe kigenda giha ikindi. Urumva niba wasengera abantu, warangiza ugasaba imbabazi z'amakosa wakoze, warangiza ugasaba Imana ubwenge bwo gufata imyanzuro myiza, iyo myanzuro myiza ikajyana no guhabwa umwuka wera nk'imbaraga z'Imana kugira ngo zigufashe. Ibyo bintu bizagenda bihereza ibindi bikugeza no kuri ya migisha usaba ko byakorwa nk'ibitangaza, nyamara Imana yarateganyije uburyo ibyo bintu biba bigomba gukora. None ikibazo ni iki? Ababibure, ni ibiki wagombye kwibandaho mu masengesho yawe? Reka noneho duhite tujya kuri formule neza, tuvuze ibyo, ariko reka duhite tujya muri practice, reka tubishyire mu bikorwa. Buriya ntibazakubeshye,
ntibazakubeshye. Iyo uhora uza ku nshuti uyitelefona sibyo, hari ugahora uyibwira ibintu byawe gusa, wangu igeraho ikarambirwa sibyo. Inshuti yawe uba ugomba kuyitelefona ariko ikabona nayo inyungu mu kubivugana nawe sibyo. N'Imana nayo nuko, wagombye kwibanda kuri Yehova n'ibyo ashaka, ukamushimira ubivanye ku mutima kubw'ibyo yagukoreye byose. Ibyo ntukabyibagirwe, kandi ntabwo ari impuhwe kuko uku niko kuri kw'ibintu. Mu ngoma za kabiri, mu ngoma za ibyo ku ngoma za mbere mu gice cya 29 umurongo w'10 kugera 13 aravuga ngo nuko Dawidi asingiriza Yehova imbere y'iteraniro ryose aravuga ati Yehova data Mana ya Isirayeli, uragahora usingizwa uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose. Yehova ukomera n'imbaraga n'ubwiza n'ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe, kuko ibintu byose ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi ari ibyawe. Yehova ubwami n'ubwawe wowe usumba byose, ubutunzi n'ikuzo ni wowe ubitanga kandi ni wowe utegeka ibintu byose. Ububasha no gukomera biri mu kuboko kwawe, ni wowe ushobora gutuma abantu bakomera kandi ni wowe uha bose imbaraga. None rero Mana yacu turagushimira dusingiza izina ryawe rihebuje. Nta kintu kiruta kuba uri muzima, kuba ukurikiye iki kiganiro, nta bintu biruta ibyo. Ahubwo wagakwiye no kugarukira aho ntukomeze gusoma, kuko ibyo ushaka wabibonye already, ufite ubuzima. Ariko si byo wibuka kubishimira, ahubwo abantu turagenda tuba duhangayikishijwe n'ibyo twishakira. Ndishakira inzu nziza, ndishakira umuryango mwiza, ukibagirwa ko ibyo byose uzabigira kubera ko ufite ubuzima, ukibagirwa ariko hari umuntu wabivuze neza ngo ukuboko kwakira ni kujya guhaga kwakira. Nawe ntukamere nk'abana bameze gutyo. Umubyeyi ufite umwana umeze gutyo biramubabaza cyane, utibuka no gushimira ibyo yari afite, ibyo yahawe. Hari n'igihe usanga nta n'ikindi kintu ukeneye. Hari igihe usanga umugisha ufite mu buzima bwawe nta wundi mugisha ukeneye. Hari igihe usanga ahubwo uwo mugisha wahawe ari wo ugomba kubyara indi migisha. Ibyo twigeze kuvugaho hejuru, ufite akazi winjiza n'ibyo wenda amafaranga ukumva ntahagije, ariko iyo usabye Imana ubwenge ubona ko hari ibyo ukoresha ayo mafaranga bidakwiriye. Noneho uwo mugisha iguhaye w'ubwenge ukareba ese umushahara nawe investinga he, nawushora he, nawubika gute, nawukoresha ne, se najya mu nzu ya make nkasevinga nkazubaka iyanjye. Ariko wowe ngo ukeneye inzu ze mu buryo bw'igitangaza, ngo ukubite ahantu deal ya miliyoni 50. No, ntabwo ari uko bimeze, ni gake gake. Ariko aho kugira ngo ushimire Imana n'ako kazi ufite gashobora no kuzaguhesha iyo nzu ushaka, ahubwo ugahora usaba Imana inzu, Imana yagusubiza gute? Wowe nawe uri umuntu, ibyo bintu wabijera gute koko? Rero ujye wibanda ku byo Imana yaguhaye, uyishimire ubikuye ku mutima, sibyo? Nanone ujye wibanda kuri iki kintu. Matayo igice cya 6 umurongo wa 9 kugera 13. Kubw'ibyo rero mujye musenga mutya muti: Data uri mu ijuru, izina ryawe niryezwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uyu munsi uduhe ibyo kurya by'uyu munsi, kandi utubabarire imyenda yacu nk'uko natwe tubabarira abaturimo imyenda. Ntuduteranire mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi. Iri sengesho ry'intangarugero Yesu yatubwiye gusenga rigaragaza neza ibintu dukwiye gushyira mu isengesho rye. Ntabwo bivuze ngo kurisenga nk'uko rimeze nguko, oya, ahubwo ibi ni bimwe mu bigize, ni nka formule, ni nk'uko batwigishije rimwe guteranya rimwe ni kabiri, bakatwigisha ukuntu babibara n'ukuntu babiteranya. Uca udukoni 5 ukongeraho utundi 5, none ukabara uhereye kuri twa tundi ukabona duhuye n'10. Ariko ntabwo baba barakwigishije guteranya imibare yose, baguhereza formule gusa. Iri sengesho ni nka formule. Ariko niba ubireba neza ngo mujye musenga ngo Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryezwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bikorwa munsi nk'uko bikorwa mu ijuru,
nukuri ibyo bintu bibanza ni iby'Imana, nibifitanye isano no gushaka kw'Imana. Ntabwo ibyo bintu ari ibyacu bibanza hejuru. Ni ukuvuga ngo ibintu tugomba kubanza, tugomba kwibanda ku bintu by'Imana, kuko niyo turi gusenga. Hanyuma ibikurikiye ngo utubabarire imyenda, ngo uduhe ibyo kurya, biriya ni ibyacu ndakurahiye. Ibyo ni ibyacu. Ariko uri kubona ukuntu byaje inyuma, ni uko isengesho rigomba kuba riteye. Mwebwe rero murabicurika, njyewe ntabwo nkibicurika. Reka narabimenye, nabicurika sibyo? Nawe wibicurika niba ukibicurika, imbere Imana, ibindi inyuma. Yesu yavuze ko ibyo ari byo bintu by'ingenzi. Yesu yari asobanukiwe neza ukuntu basenga se. Irede se aramuzi. Tubanze ibye, hanyuma tubone gusaba izo Range Rover dushaka n'ayo mazu meza. Iyo dushyize mu ibyo Imana ishaka mu mwanya wa mbere mu masengesho yacu, tuba tugaragaje ko tubona iby'ingenzi, ko ari ibyo by'ingenzi kuruta ibindi nyine. Sibyo? Icyo ni ikindi kintu twari turimo turareba ibyo twakwibandaho mu masengesho yacu. Ababibure, amasengesho noneho yagombye kuba areshya ate? Ntarenga yanjye. Hari abantu ujyaho basenga amasengesho maremare, hakaba n'abandi basenga magufi cyane. Yagombye kuba areshya ate? Reka rero mubwize ukuri, ibyo bintu ntacyo Bibiliya bivugaho rwose. Ntabwo bivuga ngo mujye musenga iminota 2, 5, 10, isaha. Reka. Icyo ni igisubizo cyahuranyije. Ntacyo Bibiliya bivugaho. Amasengesho ashobora kuba magufi cyangwa maremare. Urugero, dushobora kuvuga isengesho rigufi imbere yo kurya. Isengesho ryo kurya ntabwo ryagombye kuba rirerire. Ariko mu gihe dushimira Yehova cyangwa tumubwira iduhangayikishije, tukavuga irirerire. Uzi ko muri Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo nuko amara umwanya munini asengera imbere ya Yehova, iramwitegereza. Uyu ni Hana yamaze igihe kinini umwanya ngo munini, kandi Yehova ntiyigeze amubwira ngo warekeye aho. Ntabwo yigeze amubwira. Umurongo wa 15 ngo Hana aramusubiza ati, oya databuja, ni umugore wishwe n'agahinda, nta divayi cyangwa inzoga nanyoye, ahubwo ndasuka imbere ya Yehova ibiri mu mutima wanjye. Buriya n'ubwo uri wenyine, Hana yari ari wenyine, yari arimo arabwira Yehova ibimuri ku mutima. Ariko se yari ku kronometra koko, yari gushyiraho kronometre ngo iminota ngo ni iyi ngiyi ndibuze gukoresha. we yasutse imbere ibimuri mu mutima imbere ya Yehova. Yasengeshe ngo yasenze isengesho rirerire. Yehova se yararyemeye. Uzabaze Samweli ukuntu yavutse. Samweli se muramuzi, ari umucamanza wa Isirayeli, akaba n'umuhanuzi byose. Samweli yavutse ko uyu mugore yari ingumba. Samweli yavutse kubera nyina yasenze isengesho rirerire. Rero urumva isengesho rirerire ubwo Imana ntiyaryemeye. Ariko hari n'irya Salomo nawe yasenze isengesho rirerire yegurira Imana urusengero yari yarubakiye rwiza cyane rwari Yerusalemu. Icyakora ibi bitandukanye no kuvuga amasengesho maremare kugira ngo abantu bagutangarire, kuko bamwe babigenzaga mu gihe cya Yesu. Luka igice cya 20 umurongo wa 46 no 45 ngo mwirinde abanditsi bashaka kugenda bambaye amakanzu kandi bagakunda kuramukirizwa mu masoko no kwicara mu myanya y'imbere mu masinagogi no mu myanya y'icyubahiro mu gihe cy'amafunguro ya nimugoroba. Nibo barya ingo z'abapfakazi bagashaka urwitwazo rwo kuvuga amasengesho maremare, abo bazahabwa igihano kiremereye kurusha abandi. Yehova we ntabwo ajya yumva amasengesho nk'aya agamije kwigaragaza. Icyo areba ni uko dusenga tubikuye ku mutima. Waba usenga isengesho rirerire, waba usenga isengesho rigufi, Imana ireba ibyo usaba ubikuye ku mutima. Sibyo? Rero nta kronometre ihari. Rwose humura ibijyanye no gusenga, dutanga amayinite kugira ngo duhamagare abantu, ariko isengesho humura. Byose byarishyuwe, umuntu arahamagara for free.
nka kumwe ikigo gishyiraho call center yo guhamagara ariko bakavuga bati uyu murongo ntiwishyurwa, n'isengesho nuko ntabwo ryishyurwa, humura byose byarishyurwa. Ndetse ari babonye ko nimero za polisi, za ambulance unazihamagara nta simukadi irimo. Rero n'isengesho nuko rimeze, nta kintu na kimwe gishobora kukubuza guhamagara Imana yawe Yehova kabone nubwo nta simukadi waba ufite muri telefone. Rwose Imana irahari, nubwo waba uri mu mwobo ushobora gusenga bigakunda, sibyo? Nubwo waba uri mu mazi, Yona yasenze ari mu nda y'urufi kandi Imana yaramwumvise, sibyo? Rero waba usengeye isengesho rirerire ryaba rigufi, muri Imana iraryumva. Icya kabiri, ikindi kintu kindi twagombye gusenga inshuro zingahe? Guhamagara ni kangahe ku munsi? Muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 41 haravuga ngo mukomeze kuba maso kandi musenge ubudacogora kugira ngo mutajya mu mwoshya, umutima urabishaka ariko umubiri ufite intege. Ngo ni gusenga ubudacogora bisobanuye ko nta ncuro zihari zo gusenga ubudacogora no gusenga buri gihe nyine. Mu Waroma igice cya 12 umurongo wa 12 ngo mwishimire mu byiringiro, mwihangane imibabaro, musenge ubudacogora. Ndeba nta ncuro bashyizeho. Mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17 ngo musenge ubudacogora inka yanjye. Mwabyumvise ukuntu ibintu ari uburyohe hano? Imana idusaba kuyivugisha buri gihe, Yehova dusaba kumuvugisha buri gihe. Avuga ko twagombye gusenga kandi tugasenga ubudacogora. Ubwo rero buri gihe Yehova aba yiteguye kutwumva buri uko tumusenze. Dushobora kumushimira buri munsi kubera urukundo dukunda n'umuntu atugirira. Nanone dushobora kumusaba ko atuyobora, akadukomeza kandi akaduhumuriza. Niba koko rero twumva ko kumusenga nta kibazo buri gihe, tuzakoresha uburyo bwose tubonye tumuvugisha. Rwose humura, nta nshuro ugomba gusenga ku munsi. Kuki twagombye kuvuga amen nyuma yo gusenga rero? Ubundi ijambo amen risobanura ngo bibe bityo. Ubwo riba rigaragaza iki? Iyo uvuze amen urangije gusenga, ugaragaje ko ibyo wavuze mu isengesho ubyemera. Kandi ko ibyo wavuze wabivuze ubikuye ku mutima. Muri Zaburi ya 41 umurongo wa 13 aravuga ngo Yehova Imana ya Isirayeli nasingizwe uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose. Amen, amen. Ndimo kuvuga ngo bibe bityo. Birivuga ko nanone ari byiza kuvuga amen yaba bucece cyangwa mu ijwi ryumvikana nyuma y'isengesho rivugiye mu ruhame kugira ngo tugaragaze ko twemera ibyavuzwemo. Buriya umuntu yabahagarariye ari gusenga, nyine abandi bantu bemeye ibyavuzwe mu isengesho baravuga ngo amen. Buriya ni nk'abo bavuze bati ibyo wasenze turabyemeye. Ibyo ku ngoma za mbere igice cya 16 umurongo wa 36 aravuga ngo Yehova Imana ya Isirayeli nasingizwe uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose. Abantu bose baravuga bati amen, basingiza Yehova. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 16 ngo naho ubundi se niba usingiza Imana ukoresheje impano y'umwuka, umuntu usanzwe yabasha ate kuvuga ati amen umaze gusingiza Imana kandi aba adasobanukiwe ibyo uvuze? Ni ukuvuga ngo iyo abantu twumvise ibyo byavuzwe mu isengesho tuba dushobora kuvuga amen. Noneho rero ubwo ibibazo twibaza ku bijyanye n'isengesho, ibyo twagombye gusenga, se twagombye kwifata dusenga, tugomba gusenga dusaba iki, n'ibiki tugomba kwibandaho mu isengesho, amasengesho yagombye kubeshya ate, twagombye gusenga inshuro zingahe, kuki twagombye kuvuga amen nyuma y'isengesho. Ibyo byose tumaze kubisobanukirwa ababibure. Nizere ko rwose ibyo tubisobanukiwe neza. Noneho igikurikiye, reka turebe uko Bibiliya isubiza amasengesho yacu. Noneho Imana yasubiza ite? Ese ubundi isubiza amasengesho? Zaburi 65 umurongo wa 2. Wowe wumva amasengesho, abantu b'ingeri zose bazaza aho uri. Yehova ni ukuri yumva amasengesho pe. Hari n'abahamya b'ibyo mvuze
hano bari gukurikira iyi video aba Bible ndabeshya Imana yumva amasengesho iragusubiza ko warayo usenze ngo ikurinde zo nturi kureba nturi kumva nturi kurya nturi kubasha kugenda ntitasubije isengesho ryawe koko gusa yasubiza mu buryo butandukanye turebe uburyo bumwe ikoresha wera igice cya mbere umurongo wa 13 na 14 haravuga ngo ariko se ninde mu bamarayika yigeze kubwira iti icara iburyo bwanjye ugeze aho nzagirira abanzi bawe nk'agatebo kandagizaho ibirenge mbese bose si imyuka ikora umurimo wo gufasha abantu itumwa gukorera abazaragwa agakiza uburyo bwa mbere Imana isubizamo amasengesho ikoresha abamarayika bayo hanyuma igakoresha n'abagaragu bayo bari hano ku isi ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukurinda ikoresheje umumarayika nubwo wowe utamubona cyangwa se ikagusubiza ikoresheje abandi bantu wowe mu Bible hari ikintu ukorera umuntu nyamara yahoze agisaba mu isengesho nubwo wowe utamenya ko yigeze kugisaba ibyo ni ibintu bisanzwe hano abo turi kumwe ni harimo abaposi mutanga akazi umuntu ashobora kuza kugusaba akazi utanamuzi ukakamuha ariko mu by'ukuri amaze wenda nk'iminsi agasengera urumva Imana ibigukoresheje kugira ngo isubize isengesho ry'uwo muntu ubwo rero ibyo ni ibintu bisanzwe nanone hari igihe dusenga Imana tuyibwira ikibazo dufite icyo gihe hari n'igihe duhabwa ibintu bidafatika urugero imigani igice cya 12 umurongo wa 25 ngo umutima usobetse amaganya uriheba ariko ijambo ryiza rirawunezeza hari igihe ubwira umuntu uko wiyumva sibyo wamaze gusenga akakubwira ijambo rimwe wari ukeneye Imana ikabisubiza isengesho ryawe neza ibibazo wari ufite bigasa n'ibikemutse rwose buriya ku gice cya 2 umurongo wa 16 ngo ariko umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke kandi wijute nyamara ntumuhe ibyo umubiri we ukeneye ibyo byaba bimaze iki ariko noneho hari n'igihe uhabwa ibintu bifatika ndetse na Bibiliya tugira inama nk'uko muri umurongo wabivuze mu gihe umuntu aje kugutakira ufite icyo wamufasha ntitugire icyo umufasha icyo gihe ntabwo ari wowe umufashije ahubwo isengesho rye riba rishubijwe rero Imana ishobora gukoresha abamarayika cyangwa igakoresha abantu baduha ibifatika cyangwa se batubwira ukuntu twakemura ibibazo dufite Imana igasubiza amasengesho yacu nanone Imana ishobora gukoresha umwuka wayo wera iyo dusenze dusaba ko idufasha guhangana n'ikigeragezo ikibazo runaka ishobora gukoresha umwuka wayo wera ikaduha imbaraga muri Wakorino wa 2 igice cya 4 umurongo wa 7 aravuga ngo icyakora ubutunzi tubufite mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga zirenze izisanzwe zibi z'Imana zidaturutse kuri twe rero dushobora kunesha ikintu cyangwa tugasohoza ibyo tugomba gukora nk'inshingano Imana yaduhaye kubera imbaraga zayo ntabwo ari uko twe dufite imbaraga Imana ishobora gukoresha umwuka wayo ikadufasha nanone Yehova ashobora gukoresha Bibiliya agasubiza amasengesho yacu akadufasha gufata imyanzuro myiza iyo dusomye Bibiliya tubonamo imirongo ishobora kudufasha mwabonye ko hari ibibazo byinshi dusubiza hano dukoresheje Bible rero Bibiliya ishobora kugufasha nk'undi mbega ni naho Imana ivugira nta handi hantu Imana ivugira ashobora gutuma Yehova ubwe ashobora gutuma wenda uri kuganira n'umuntu cyangwa kumwe muri nko mu materaniro muri kwiga Bibiliya agatuma nk'umuntu azamura agatoki agatanga igitekerezo runaka ugahita wumva ni ibintu wari ukeneye sibyo icyo gihe rero Imana ibisubije isengesho ryawe sibyo Imana ibisubije isengesho ryawe nanone ushobora kuba usenga ukora ibyo Imana ishaka ariko Imana kuvuga uti kuki igasubiza amasengesho yanjye ujye wibuka ko buri telefone inshuti ugira ibintu yisaba niyo igena igihe igomba kubiguhera ikurikije gahunda ifite n'ubushobozi ifite ariko nanone ikanakurikiza ingaruka ibyo bishobora kukugiraho yari inshuti yawe koko n'Imana wibuke ko
igihe isubiriza amasengesho yayo ikamenya nuko yayasubiza. Ariko by'umwihariko ku Mana Yehova wo azi ibyo dukeneye, azi ibyo dukeneye. Ubwo rero ibyo jya ubizirikana, ariko nanone ibyo ushobora kubizirikana ukabona biri kurushaho gutinda, aka kantu uzagakore. Luka igice cya 11 umurongo wa 5 kugera 10. Nanone arababwira ati ninde muri mwe waba ufite inshuti hanyuma akayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nguriza imigati 3 kuko hari inshuti yanjye ingezeho nonaha ivuye ku rugendo, none nkaba ntacyo mfite nyizimanira. Hanyuma iyo nshuti ikamusubiza iri imbere mu nzu iti reka kumbuza amahoro, dore namaze gukinga urugi kandi njye n'abana banjye bato twaryamye, sinshobora kubyuka ngo ngire icyo nguha. Ndababwira ko nubwo atazabyuka ngo agire icyo amuha abitewe n'uko ari inshuti ye, nta gushidikanya rwose ko azabyuka akamuha ibyo akeneye bitewe n'uko yakomeje kumutitiriza. Niyo mpamvu mbabwira nti mukomeze gusaba muzahabwa, mukomeze gushaka muzabona, mukomeze gukomanga muzakingurirwa, kuko usaba wese ahabwa kandi umuntu wese ushaka abona, n'umuntu wese ukomanga azakingurirwa. Ababibule mugiye mukomeza gusaba muzahabwa, ukomeze gukomanga muzakirwa. Rimwe na rimwe hari igihe ubona bidasubizwa, ariko ibyo ukomeza utitiriza ari nakureba ko atagushubije, kuko hari igihe gusubiza ntubimenye. Hari n'igihe biba biri kugenda gusubiza ariko ntubimenye. Ibyo jya ubireba neza, sibyo? Ariko ukomeza utitirize ntacyo. Hari ugutitiriza, hari n'agatunambwende. Ntugashyire ku Mana agatunambwende. Ukomeza utitirize, ariko ababibure kuki utanasaba ko Imana iguha ubwenge bwo kumenya ko iri kugusubiza? Kuki ikintu utagisaba na mbere yo gutitiriza? Ibyo ntiwabisaba. Nyamara aka kantu mureka tugakora. Hari igihe Imana idusubiza ntitubimenye. Hari igihe wirukanwa ku kazi ugasaba Imana akazi, noneho ugahita wenda ubona nk'uburyo bwo gutangira aka business kawe, sibyo? Noneho ugakomeza kugenda usaba Imana ngo iguhe akazi ndakanyagusha kandi already yaraguhaye business ni gatoya, ariko irimo rishobora no kugutinza kubona akazi kugira ngo iyi business ukomeze uyitekerereze yaguke. Imana iri kugusubiza ariko wowe ntabwo uri kubimenya. Rimwe na rimwe dusabe Imana iduha ubwenge bwo kumenya ko iri kudusubiza. Ibyo bizadufasha, sibyo? Hari n'igihe Imana isubiza amasengesho yawe mu buryo utari witeze, ugasanga ntiguhaye akazi kandi ari kuri gusaba ngo ndashaka gukora muri UN kubera ko wenda ukoraga muri PNUD, sibyo? So kubera ko nyine bagusezereye ugasanga uri gusaba Imana akazi, Imana igahita iguha aka business kawe ugatangira gake. Ni sacrifice ukora, sibyo? Hari ibyo wigomwa ariko nyine bigenda gake bigenda bitera imbere. So ibyo rero ijya ubizirikana kandi usaba Imana iguha ubwenge bwo kumenya ko iri kugufasha. Ujye uzirikana ko burya mu bintu byose tugira imbaraga bitewe n'uko Imana iduha imbaraga nk'uko bivugwa mu Bafilipi igice cya 4:13. Imana ishobora guhita ikuvanaho ikibazo kiremereye ariko ikaguha imbaraga zo gukomeza kukihanganira. Ubwo nabwo ibigushubije, sibyo? Ntabwo yagukuriyeho uburwayi, ntiyagukijije indwara, ariko yaguhaye imbaraga zituma ukomeza kuyihanganira. Ibyo nabwo ibi kugusubiza. Kuba dushobora gusenga Yehova Imana ni ukuri nta kintu twanganya icyo gikundiro dufite nk'uko twabibonye. Kuba ushobora guhamagara Imana nta mayinite uguze, nta saha runaka ugomba guhamagariraho, nta gihe ugomba kumarana n'Imana ngo ukupe uhite ucaho ugende, ahubwo ukaba ushobora kwisanzura ukamubwira uko wiyumva. Nta kintu cyiza nk'icyo dufite, ntacyo twabinganya. Kandi noneho dushobora kwiringira ko Imana izatwumva, ukaba uzi neza ko izatwumva, kuko muri Zaburi 145:18 aba hafi y'abamwambaza bose, aba hafi y'abamwambaza mukuri bose. Ko turushaho gusenga kenshi ni na kwa kundi urushaho guhamagara umuntu kenshi niko mugenda mu inshuti. Ariko nanone ntuzibagirwe iki kintu mu Bible, kuba utelefona umuntu ariko we yajya kugutelefona ntumutege amatwi, ntabwo muzakomeza kuba inshuti. Nubwo kuba usenga Imana ufite ibyo uyisaba n'ibyo uyishimira, ujye uzirikana ko nanone
kugaruka igihe uhamagaye nawe ukitaba cyagiye gusaba gusoma Bibiliya kuko ntibivugira nawe jya uyitega amatwi. Binabaye byiza wanayitega amatwi kurusha uko uyibwira kuko niyo ifite byinshi byo kukubwira. Soma Bible umenye ibyo ari byo hanyuma ushyire ibintu ku murongo. Aba Bible reka mbashimire niba mugejeje ahangaha mukurikiye. Reka tugire ibintu bike tuvuga. Mwibuke ko twabonye ko Yehova yifuza kumva amasengesho yawe, arabyifuza. Zaburi 145:18 aba hafi y'abamwambaza bose, aba hafi y'abafite y'abamwambaza mu kuri bose. Twakora iki kugira ngo Imana yumve amasengesho yacu? Wakora iki? Waheburayo igice cya 11:6 ugomba kugira ukwizera. Muri Zaburi 138:6 ugomba guca bugufi ukubaha uwo muremyi. Ufite igikundiro cyo kuvugana nawe ntibikwiye ko ari Imana ishobora byose. Ikindi, Yakobo igice cya 2:26 imyifatire yawe yagombye kuba ihuje n'amasengesho yawe. Ibyo usabye akaba ari byo ukora. Usabye akazi gashake, usabye ibyo kurya ajya gukora. Ariko nanone ibiganza byawe bigomba kuba bituzuye ibikorwa bibi. Matayo igice cya 6:7-8 ugomba gusenga Imana ubikuye ku mutima ukayibwira ukuri kuri mu mutima wawe. Ntabwo wagombye gusenga usubiramo ibintu wagorotse. Ibyo ni uburyarya. Ibyo ni nko kurangiza umuhango. Ntukabikora. Yesaya igice cya 1:15 ugomba gukora ibyo Imana ishaka. Ibiganza byawe bigomba kuba byuzuye ibikorwa byiza kugira ngo Imana itazagira isoni zo kuba muziranye cyangwa se ikaburuka nimero yawe cyangwa ukajya uyihamagara ikakwihorera. Ikindi kintu twabonye ni ibibazo abantu bibaza ku bijyanye n'isengesho. Ninde twagombye gusenga? Matayo igice cya 6:9 na Yohana igice cya 14:6. Ese ni ngombwa ko tugira uko twifata mu gihe dusenga? Ibyo ku ngoma igice cya 10, ibyo ku ngoma za mbere igice cya 14:16, Nehemiya igice cya 8:5-6, Daniel igice cya 6:10 na Mariko igice cya 11:25 hasobanura iyo ngingo nk'uko twabibonye. Ese Yehova yumva amasengesho tuvuga bucece? Nehemiya igice cya 2:1-6 harabisobanura. Isengesho ryagombye kuba rireshya rite? Samweli wa mbere igice cya 1:12-15 na Luka igice cya 20:46-47. Tugomba gusenga kangahe? Abaroma igice cya 12:12, Abatesalonike wa mbere igice cya 5:17 harabisobanura. Kuki twagombye kuvuga amen nyuma y'isengesho? Ibyo ku ngoma za mbere igice cya 13:10-36 n'Abakorinto ba mbere igice cya 14:16. Hanyuma rero twasenga dusaba iki? Yohana wa mbere igice cya 5:14 iyo dusabye ikintu cyose gihuje n'Imana ishaka iratwumva. Ibihe bintu rero twasenga dusaba mu isengesho? Matayo igice cya 6:9-10 dusaba iby'Imana ishaka ko bikorwa. Nanone mu byo ku ngoma za mbere igice cya 29:10-13 dusenga dushimira. Matayo igice cya 6:11-13 dusenga dusaba ibyo dukeneye kandi tukavuga ibiduhangayikishije. Luka igice cya 11:13 dusenga dusaba umwuka wera. Yakobo igice cya 1:5 dusenga dusaba ubwenge kugira ngo dufate imyanzuro myiza. Abafilipi igice cya 4:13 dusaba imbaraga zo kwihangana. Abefeso igice cya 1:3-4 dusenga dusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Ibyakozwe igice cya 12:5 dusenga dusabira abandi. Hanyuma rero ese Yehova asubiza amasengesho yacu? Zaburi ya 65:2 wowe wumva amasengesho abantu b'ingeri zose bazazahuza. Yehova rero asubiza amasengesho yacu. Ayasubiza ate? Imigani igice cya 12:25 n'Ibyahishuwe igice cya 16:6 ashobora gukoresha abamarayika cyangwa abantu akadufasha. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya 4:7 umwuka wera ushobora kuduha imbaraga dukeneye kugira ngo tubone ibisubizo by'amasengesho yacu. Abafilipi igice cya 4:6-7-13 aduha amahoro n'imbaraga dukeneye kugira ngo twihangane. Ubwo ni buryo bumwe mu buryo asubiza amasengesho yacu. Hanyuma nanone mu Bagalati igice cya 6:1 na Timoteyo wa kabiri igice cya 3:13-17 aduha ubwenge binyuze kuri Bibiliya n'itorero kugira ngo tubashe kumva ko dusubijwe amasengesho yacu. Aba Bible mwakoze cyane ngibyo bijyanye n'isengesho Imana ihebuje twahawe n'Imana.
iyi ni Shine with Scripture, keep being blessed. Mwibuke tuganira hano ingingo zitandukanye, ndaje dukomeze n'izindi ngingo muri video zikurikira.